Gina abwira Aurélie atumva sinzi rwose umuntu unyoherereje amafoto ariko nyine avuye kuri nimero ntazi, sinzi impamvu ndi kumva mfite ubwoba bwo kureba aya mafoto. Naho rero Aurélie ati yarebe rwose nta kibazo, yarebe turebe. Yafunguye rero aya mafoto maze ahita asanga ni Zake wari uri kumwe n'undi mukobwa. Yararebye rero maze akanura amaso cyane ananirwa gukura amaso muri telefone. Aurélie yahise amwaka rero iyi telefone maze nawe arareba. Gina yaramubwiye atumva ntabwo ibintu nshobora kubyumva ukuntu Zake yabasha kunca inyuma n'ibintu byose namukoreye, burya bwose rwose abasore baba ari indashima. Naho rero Aurélie yahise amubwira ati ariko nawe ntukemere ibintu byose ukibibona, uzi wowe AI ziri aha hanze, ikindi kandi uzi se nuko bashobora gufata ayo mafoto bakayeditinga bakayakora gutyo kandi mu by'ukuri ibyo bintu bitigeze biba. Nawe rwose ntukabone ibintu byose ngo uhite wumva ko ari ibya nyabyo. Gina rero yahise abwira Aurélie atumva ndaza ngewe rwose kubimwibariza kubera ko ndabona rwose bino bintu biramutse ari byo sinzi ko nabasha kubyihanganira. Yicaye rero muri salo ategereza ko Zake ari butahe. Zake rero nawe nk'ibisanzwe nyine yaje amuhobera amubwira ati sheri wiriwe neza se, ndabona rwose wagira ngo ntabwo uri muri mudu nziza, habaye iki ko muri utishimye? Kandi rwose mba ntashye nifuza kubona umukunzi wanjye ari guseka. Gina rero yaramubwiye ati mbere y'ibintu byose ndashaka yuko umbwira ikintu wumva nyine wampishe. Zake ati ikintu naguhishe? Ubwo si ikintu naguhisha kibaho, mbwira ahubwo urifuza kumenya iki? Naho rero Gina ati mbwira nyine, mbwira ukuntu nyine ushaka ko njye nawe dutandukana. Zake rero yaramubwiye ati ariko nizere ko rwose ibintu ndi kumva atari ibya nyabyo. Nuko se kandi musigaye mudukatira? Ubwo wabona wabonye undi musore ugiye kunsimbura maze ugatangira kunyiyenzaho? Gina nawe ati abasore nyine niko mwabaye, iyo muri mu mafuti mutangira kuyashinja bagenzi banyu kugira ngo bibe nyine urwitwazo. Nsobanurira iby'aya mafoto yahise amwereka muri telefone. Zake rero akiyabona yakubiswe n'inkuba. Yaramubwiye atumva rero nkubwire ibi bintu rwose nanjye nayobewe ukuntu byagenze. Uyu mukobwa twahuriye ahantu nari nagiye kunywa kamwe, yaraje rero turasangira, gusa nanjye naje nyine gushiduka yanjyanye iwe, ntumbaze rwose ukuntu nahageze. Ikigaragara cyo yaransindishije, ashobora kuba yarampaye nk'inzoga nyinshi cyangwa se hari ukuntu yankeye nk'utuntu mu bintu nari ndi kunywa. Hanyuma rero ibi bintu rwose byari biteye ubwoba ku buryo ntari kubikubwira, ndetse rwose nahoraga mvuga ngo Imana izambabarire ibi bintu ntuzigere ubimenya na rimwe. Gina ati ubwo rero uratangiye kubeshya, utangiye kuvuga yuko nyine utabikoze ku bushake bwawe. Ndabizi rwose uyu mukobwa ubu wari wamukunze. Zake ati ndakubwiza ukuri, nushaka umbwire ndahira ikintu gikomeye, ikintu rwose watekereza ko aricyo gikomeye mu buzima bwanjye umbwire girahire ko rwose uyu mukobwa turamutse tunahuye ntamumenya, kubera ko umunsi nari muzi yansanze aho nari niyicariye. Numvaga rero kuba yakwicara iruhande rwanjye ari kwinywera nanjye ndi kwinywera numvaga nta kibazo. Gusa nyine uko byaje kugenda nyuma ntakubeshye nanjye simbizi, ariko ukurikije yuko bafashe n'amafoto bakayakoherereza, byanze bikunze hari umuntu rwose wari ufite umugambi mubi wo kudutandukanya. Gina ati ibyo ntabyo nkeneye kumva, ndabibonye ko abasore bose muri ndashima. Fata buri kintu cyose kiri muri iyi nzu maze usohokera ugende. Zake yaramubwiye ati ni ukuri mbabara ndakwinginze, ntabwo nifuza gutandukana nawe kubera ko ndagukunda cyane, kandi ndakubwiza ukuri ibi bintu rwose ni akagambane. Uyu muntu ndakubwiza ukuri ko ashobora kuba afite umuntu wamutumye cyangwa se we akaba afite ikintu yaragambiriye. Gina rero ntabwo ibi byose yari abyitayeho, yari yamaze kurakara birenze ibikenewe. Zake rero yakomeje kubwira Gina ati nakubeshye rwose ndumva mfite ikimwaro, kubera ko nta kuntu umuntu w'umusore nkanjye yavuga ko umukobwa yamufashe ku ngufu. Biteye isoni ndakubwiza ukuri, gusa nanone numvaga wowe wanyumva kubera ko uranzi bihagije, urabizi ko nta guca inyuma. Naho rero Gina ati ntabwo nkuzi, kubera ko iyo njya kukumenya mba naramenye ko nibi byose wabikora, ahubwo ngewe nasanze narakwibeshyeho, ahari uwo twakundanye ntabwo ari we wowe. Zake rero yakomeje kumubwira ati ni ukuri sinifuza rwose kugutakaza.
naho rero Gina yaramubwiye ati kandi ibintu byose uzi yuko nakuguriye ntubisohokane muri iyi nzu, cyane cyane imodoka yanjye yo mpereza urufunguzo rwayo, kubera ko rwose nabibonye nyine ko waje uzanywe n'imitungo. Ku rundi ruhande rero Amos yari ari guserebura, yari ari kunywa inzoga atazi naho amacupa amaze kunywa, yari yicaranye rero n'umusore w'inshuti ye, naho rero uyu musore w'inshuti ye yaramubajije ati ariko se ubu ngubu noneho turi guserebura iki? Naho Amos atumva nkubwire uyu munsi ndishimye ntabwo ushobora kubyumva, nyuma y'imyaka 3 yose ntegereje yuko Gina azaba uwanjye, ndakeka noneho rwose ko ndi hafi kuba umugabo w'inzozi ze, ndabizi ko rwose izo nzozi zanjye ndi kuzikozaho imitwe y'intoki. Dore igihe cyose nahereye ntegereje, ndabizi kano kanya Zake rwose ari mu mazi abira, umusore umwe rukumbi yizeye, ariko ningende rwose Amos nzi ubwenge, nta musore n'umwe ubaho undusha gupanga. Uriya mukobwa ntabwo nari kuzamubura ubuzima bwanjye bwose, uriya mukobwa naramukunze, ntabwo rero nifuzaga ko rwose hari undi musore watujya hagati. Hanyuma rero Zake rwose ntamenye ahantu yaturutse, nagiye kubona mbona araje yigaruriye umutima wa Gina. Gusa kano kanya noneho ndabona imipango yanjye yose iri kugenda icamo neza, ndahamya ntashidikanya ko ngiye kumwigarurira, kubera ko namara gutandukana na Zake azaba akeneye undi muntu mu buzima bwe, azaba akeneye umuntu umuhoza umuba hafi. Uwo rero nta wundi rwose, ndakeka ko uwo mwanya ari njye nkukwiriye, azahita yirukira mu gituza cyanjye ndabizi rwose. Bakomeje kunywa rero, dore ko rwose Amos yumvaga ibyishimo byamurenze, kuko nyine yari abizi neza ko kuri iyi nshuro Zake ndetse na Gina bagiye gutandukana uko byagenda kose. Iminsi rero yakurikiye, Amos yagiye akurikirana Gina ahantu hose yabaga agiye, kubera ko yifuzaga nyine uburyo bwiza bazahuramo. Umunsi umwe rero Gina yari ari kumwe na Aurélie bari mu modoka, bari kugenda nyine biterera story. Uyu musore rero sinzi ukuntu rwose yahise aza maze yikuba ku modoka, yahise atangira gutaka rero anavuza induru nkaho rwose avunitse. Gina rero na Aurélie bavuye mu modoka bihuta, maze nyine beguruye umutipe wari umaze kugwa hasi, baramweguye rero batangira nyine kumukandakanda. Uko bamukoragaho niko yavuzaga induru cyane. Bamujyanye kwa muganga, abaganga rero bamwitayeho, ariko bababwira ko nyine nta kintu gikomeye kirimo, ko nyine ashobora kuba nyine ari uko yasekuye ku modoka, ariko rwose atigeze nyine yangirika. Barongeye rero bamusubiza mu modoka, maze nyine baramujyana. Baramubwiye rero bati uratubwira aho turi bukugeze, cyangwa se uhamagare nyine umugore wawe cyangwa umuntu wo mu muryango wawe maze aza gutware. Nawe rero yarababwiye ati oya nta kibazo, ndijyana rwose, kubera yuko nta mugore ngira, dore rwose ntabwo ndi mariye. Yari ari no kubereka intoki ze nyine ko nta mpeta yambaye. Ati ikindi kandi nta n'umuntu wo muri famiye ngira, umushuti wanjye nakabaye mpamagara, ubu rwose ari hanze y'igihugu, ariko nta kibazo meze neza. Gina rero yaramubwiye atumba barire ku byabaye byose, sinzi rwose ukuntu narangaye. Naho rero Amos ati nanjye rwose umbabarire, gusa nyine ugira umutima mwiza, nubwo duhuriye mu bintu bitari byiza, ariko nanone nishimiye guhura n'umukobwa ugira umutima mwiza nkawe. Ya myaka rero yose yashize Amos akunda Gina, Gina we ntabwo yari azi uyu musore, ndetse rwose bari bataravugana n'umunsi n'umwe. Gina rero yahise amubwira ati hanyuma rero ndifuza ko rwose nk'umunsi umwe nazagutumira maze ukaza tugasangira. Yamwatse rero nimero, Amos nawe ntabwo yigeze azuyaza kuyimuha, yarayimuhaye ahita amubwira ati ahubwo uhita umpamagara nyine nanjye mbone yawe. Iminsi yakurikiye rero bagiye bahamagarana buhoro buhoro, kugeza umunsi Amos yasabye Gina yuko yaza kumusura mu rugo, dore ko bari bameze nk'abantu bamaze kumenyerana. Gina rero akinjira muri iyi nzu ya Amos yarumiwe cyane, kuko yahise asanga harimo amafoto ye manini cyane, amafoto agiye atandukanye. Yahise areba rero nkaho rwose abonye umuzimu, yararebye arakomeza arareba,
yarahindukira amubaza ati kubera iki amafoto yanjye ari hano, wari usanzwe uzi se, wari unzi na mbere y'uko duhura? Naho rero Amosi ati yego nari nkuzi rwose, hashize imyaka 3 yose ngukurikirana, hashize imyaka 3 yose ngukunda, ariko nyine nta mahitamo nari mfite. Gina yaramubajije ati kubera iki utigeze unyegera ngo umbwire yuko nkunda, maze ukamara icyo gihe cyose wicecekeye kandi warambonaga ngewe ko ntari mbizi, ntari igitekerezo nari mfite? Amosi yahise amubwira ati impamvu ntigeze mbikora, nari mbizi neza ko ufite umuntu mu buzima bwawe, kandi nyine nari mbizi ko rwose bitashoboka kuko wari ufite umukunzi. Ikindi kandi ndanatekereza ko n'ubu rwose umukunzi wawe ushobora gusanga yarakaye cyane kubera ko waje hano, kubera ko nta musore cyangwa umugabo n'umwe kuri iyi si wakwifuza kuba rwose yasangira umugore we n'undi muntu. Kuba rero hari ahandi hantu wagiye, ndakeka ko rwose biri mu mababaze. Gina yahise amubwira ati ese nibyo uri kuvuga? Wikurirwa rwose ubitindaho, kubera ko ubu tuvugana nta mukunzi mfite. Uwari umukunzi wanjye twaratandukanye, yanciye inyuma maze byose bihita birangira. Naho rero Amosi yahise amufata ibiganza byombi ati uriya musore rwose ni umuhombyi, umuntu wahombye umukobwa usa nawe. Ubundi rwose iyo uza kwibera uwanjye nari kugufata nk'umwamikazi, mbese nari kugutetesha bikakurenga. Njyewe ntabwo nari kwigira nguca inyuma na rimwe, wari kuba ari wowe mugore wishimye kuri iyi si yose. Gina rero yaramwenyuye maze aramubwira ati urakoze cyane rwose, urakoze kuba rwose nibura wowe uri umusore utandukanye n'abandi bose. Amosi rero yahise abaza Gina ati none se ko ndi singo nawe ukaba uri singo, urabyumva ubundi turamutse nyine dutangiye uwundi mubano utari uwo kuba inshuti zisanzwe? Gina rero yahise amubwira ati ni ukuri uri umuntu mwiza rwose, ariko nanone ngomba kubanza gufata igihe cyo kukumenya, kubera ko ntabwo nari nkuzi. Urumva ko wowe wafashe imyaka 3 yose yo kunyigaho, uranze bihagije, ariko ngewe bisa nkaho rwose aribwo tukibonana kuko ntabwo nari nsanzwe nkuzi. Ubwo rero kereka nyine umpaye igihe nkabitekerezaho, kubera ko rwose nari ndi mu rukundo rugoranye ndetse rwose rwabashije kunshengurira umutima. Hanyuma rero ndifuza yuko ntahita mpubukira kujya mu rundi, ahubwo ngomba kubanza nkabitekerezaho neza. Amosi yahise amubwira ati nta kibazo rwose, kubera yuko nabashije kugutegereza imyaka 3 kugira ngo nkubwire ko ngukunda. Ndakeka ko rero kumara indi minsi ntegereje igisubizo atari ibintu bikomeye cyane. Fata umwanya wawe maze ubitekerezeho. Gina ati urakoze cyane. Uyu munsi rero Gina akimara gutaha, ntabwo rwose Amosi yari kubasha kwihanganira kuguma hano mu rugo. Yahise ahamagara umushuti we ati mbabarira dusohoke, ndumva rwose nifuza guserebura. Uyu mushuti we ati kandi se uraserebura iki? Ntabwo hashize iminsi umbwiye yuko ukoze agisida. Naho rero Amosi ati byose ndaza kubikubwira nta kibazo. Bahuriye ahantu rero maze Amosi yaba yicaye akakomeza ari guseka, wabonaga rwose ameze nk'udahari, wabonaga ameze nkaho hari nk'utuburo twafungutse mu mutwe we. Uyu mushuti wese amubaza ati none se waba umeze neza? Ndi kubona ukomeza wisetsa, ndi kubona ntazi ibyo urimo, sinzi aho uri cyangwa wasaze. Ndabona rwose utangiye kuntera ubwoba. Ahubwo se ko wambwiye ko wakoze agisida nkaba mbona umeze neza? Naho rero Amosi ati hoya rwose yari agisida iri magike, yari agisida y'amahirwe, ntabwo yari agisida yagombaga kunyica, kubera ko byose byaba umupango wanjye. Uyu mushuti ati ntumbwire ibyo bintu, ntumbwire ko wijugunye ku modoka ubishaka, ntabwo se wumvaga ko ushobora kuhaburira ubuzima? Naho rero Amosi ati bwari uburyo bwiza cyane bwo kugira ngo mbashe guhura na Gina wanjye, gusa nyine ubu ndi mu byishimo kubera ko ntabwo nkiri umusore uri singo. Ubu tuvugana Amosi afite umukunzi, afite umuntu bazajya basohokana. Ubu ngubu Gina, umukobwa w'inzozi zanjye, umukobwa nakunze imyaka 3 yose, ubu noneho ni uwanjye. Ndakubwiza ukuri, ibyishimo mfite wowe nta nubwo ushobora kubyumva. Gusa nanone ntugire ngo nibagiye ko wanyise umusazi, ariko kubera ukuntu nishimye ntabwo nshaka ikintu kinyicira ibyishimo. Niyo mpamvu mbashije kukubabarira. Niba ndi n'umusazi
ubu ndi umusazi mu rukundo rwanjye na Gina. Umunsi wakurikiye rero Gina yahamagaye Aurélie maze amubwira yuko amufitiye amakuru ashyushye. Yaraje rero maze Gina atangira kumubwira uko byamugendekeye nyine umunsi wabanje. Ati wari uzi ko nageze mu nzu ya Amos ngasanga amafoto yanjye aruzuye, amafoto agiye atandukanye. Naho rero Aurélie yahise amubwira ati none se ko numva ibyo bintu biteye ubwoba, ntakubeshye ndumva rwose mise nsesa urumeza. Gina yahise amubwira ati nta kuntu utasesa urumeza kubera ko ntabwo urabona umuntu ugukunda bya nyabyo. Wowe se nyine wari wahura n'umuntu wagukunze imyaka 3 yose mu ibanga rikomeye akanga kubikubwira kubera ko yangaga kugusenyera urukundo. Urumva ukuntu uwo musore ari siriyasi, urumva ukuntu yanyubahaga. Ntakubeshye rwose njyewe naratunguwe kubona umuntu wankunze gutyo. Bakiri rero muri ibi bahise bumva umuntu akomanze. Gina yagiye kureba rero uwari ukomanze maze asanga ni umuntu nyine wari umuzaniye ibintu bari bamuhaye ngo amuzanire. Yamuhaye envelope yari irimo ibintu bitandukanye. Gina yaragarutse abwira Aurélie ati ahubwo reka turebe ikirimo hano. Batangiye gufungura, yabanje gusangamo ibyo kurya, asangamo akajuice ndetse rwose asangamo n'impano. Ya mpano rero yarayifunguye maze ahita asanga harimo n'agakarite. Kano gakarite rero kari kanditseho ati umeze neza mukobwa mwiza, mwoherereje rero amafunguro kubera ko umukobwa mwiza agomba no kurya neza kugira ngo agire ubuzima bwiza. Gina rero yahise yishima maze ahita yifata ku mutima. Yahise abwira Aurélie ati wabibonye ibyo nakubwiraga, wabibonye ukuntu uyu musore ankunda. Uyu musore ari romantike, azi kunyitaho kandi rwose arananyubaha. Wowe se urukundo nk'uru urabona hari aho wari warubona? Naho rero Aurélie yahise amubwira ati ni ukuri aragukunda pe, ariko nanone ngewe ndumva ntaramugirira icyizere, sinzi impamvu numva ntamwizeye. Nyuma y'iminsi mike rero Zake yaje kureba Gina, dore ko rwose batigeze abona amahoro kubera ko ibyo yabwiraga Gina niko byagenze rwose. Ntabwo yigeze akora ibyo yakoze abishaka. Ikigaragara cyo ni uko nyine Amos ari we wari ubiri inyuma byose. Gusa nyine ntabwo rwose ibi ngibi Gina yari abizi, ariko nanone na Zake nawe ntabwo yari azi uwari uri inyuma y'ibi byose. Zake rero yaraje arakomanga. Gina yarafunguye akimukubita amaso ati urakora iki hano? Zake yahise apfukama hasi ati ni ukuri sheri, ndakwinginze rwose mbabarira kubera yuko ibi bintu sinigeze mbipanga, byarantunguye nkuko nawe byagutungura. Ndakwinginze rwose mbabarira. Gina rero yahise amubwira ati ntabwo bishoboka kubera yuko wanciye inyuma. Ubwo rero rwose warangije kwangiza icyizere cyose nari ngufitiye. Byararangiye hagati yanjye nawe, ubu rwose uri umuyegise wanjye, ahubwo se nibaza ikintu uri hano ukora. Naho rero Zake atari ko ni ukuri mbabarira unyumve, sinzi impamvu utari kunyumva. Gina yahise amubwira ati rega amazi yarenze inkombe, ntabwo rwose ukwiriye kwirirwa umbwira yuko ukinkunda kubera ko ubu mfite umusore nishimira kandi umusore w'inzozi zanjye, umusore unkunda unyubaha kandi rwose umusore nyine buri mukobwa wese yakwifuza. Zake rero yahise amubwira ati ntabwo bishoboka. None se uwo musore ubu muhuriye igihe dutandukaniye cyangwa yari asanzwe ahari, ahubwo nyine wari utegereje ko nakora agakosa niyo kaba gatoya maze ugahita unyanga ugahita umusanga? Gina yahise amubwira ati nta busobanuro na buke nkugomba, ahubwo mvira ahangaha kubera ko njyewe nkunda umukunzi wanjye kandi urabizi, mba ntanga kuba namuca inyuma. Njyewe ntandukanye nawe cyane, genda rero kugira ngo atazanagusanga aha akagira ngo nanjye meze nkawe nirirwa nca abo dukundana inyuma. Yahise yinjirira mu nzu maze arafunga. Zake rero yagumye inyuma y'urugi, yakomeje kumubwira ati ariko rwose ndagukunda kandi ndakubwiza ukuri, ibyabaye byose bishoboka ko hari uwari ubiri inyuma. Ndakubwiza ukuri rwose ko bashakaga kudutandukanya, njyewe ntabwo biriya bintu nigeze mbitegura. Ariko Gina ntabwo yari akeneye kubyumva. Ku rundi ruhande rero Amos we bari mu byishimo byamurenze kubera ko
uyu munsi ku mugoroba aba agomba gusohokana na Gina. Aba rero rwose yumva ari ibintu atazi uko biri buze kugenda. Aba ari kubwira wa musore w'umushuti we atumva ati byatangiye numva ari inzozi, ndetse rwose byatangiye numva ameze nk'umuntu ufite stress, ariko ibintu nitaga inzozi ubu ni ibya nyabyo. Gina turi kumwe ndetse turaza gusohokana uyu munsi, ariko ndaza noneho kumubwira amagambo yose y'urukundo, ndaza kuba ndi kumubwira ukuntu mukunda, mbese ntabwo nzi ukuntu uyu mugoroba uza kuba umeze. Naho uyu mushuti we yaramubwiye ati ikibabaje nyine ni uko Gina atazi ibyihishe inyuma y'uru rukundo, ntabwo azi yuko ari nawe wasenye kandi urukundo rwe rwa mbere. Naho rero Amos yahise abwira uyu musore ati ceceka, ntuzongere kuvuga ibyo bintu, urabizi kuri inshuti yanjye, ariko rwose nakubahuka, uramenya utazongera gufungura umunwa uvuga ayo magambo nk'ayo ngayo. Ku mugoroba rero Gina yari yashyushye ari kujya yigera imyenda yongera ayikuramo. Hari rero yaje kumureba maze amufasha guhitamo imyenda ari bwambare. Gina yarambaye abona araberewe, yaramubwiye ati ariko nizere ko nyine atari wowe ubona nkaho rwose nifuzaga kumuseduiza. Naho rero Ohari ati oya, gusa nyine uraberewe cyane, ati ariko se ubundi urumva nyine ugomba kuzamubwira yego. Naho rero Gina ati urebye nyine namaze kumubwira yego, nubwo ntabimubwiye biri officiel, ariko umunsi nyine mwemerera ko tuzasohokana, buriya ni nkaho rwose nari namaze kumubwira yego. Gusa nanone niyongera akambaza niba rwose nifuza kuba umukunzi we, ndamubwira yego rwose nanayitsindagira. Ikindi kandi uriya musore rwose ndamukunda, sinzi impamvu mba numva narishyizemo ko rwose noneho ndi ahantu hanyaho, mba numva nyine ubundi ari we wanjye. Ohari rero yahise amubwira ati nanjye rwose nkwifuriza ibyiza, gusa nizere ko urukundo rwanyu ruzakomeza ndetse rukazagera kure, bikagenda binerekeza ku kuba muzakora ubukwe. Ndumva rwose nkumbuye kwambara agakweto karekare ndetse n'ikanzu nziza. Gina rero yahise amwenyura ati yego rwose ibyo unyifuriza bimpame, nanjye nibyo nifuza, gusa mba numva mfite icyizere cy'uko bizagenda neza ndetse ko ibyishimo byanjye rwose biri muri uru rukundo. Noneho Gina rero akimara kugera aho nyine Amos yari yicaye, Amos yamukubise amaso maze ahita ahaguruka. Yaramurebye ku kirenge ageza ku mutwe ati uri mwiza, urakeye, ati mbese urasa n'umwamikazi neza neza, ati ubwiza ufite burahebuje. Naho rero Gina ati ariko nawe urasa neza cyane, uri bogari. Naho rero Amos ati bishatse kuvuga ko rero couple yacu ijyanye, twese turaberanye. Naho rero Gina ati cyane rwose. Baricaye rero maze Amos atangira kubwira nyine amagambo atuje Gina ati ntakubeshye, urabizi neza ko nagukunze imyaka 3 yose, ariko ntashobora kukubwira ko ngukunda. Urukundo ari njye jyenyine urwiharira, gusa ni ukuri ndifuza ko rwose wanyemerera kumbera umukunzi. Ndifuza yuko wakwemera kuza mu buzima bwanjye maze nkagukunda bikakurenga. Nzaguha urukundo utazigera wicuza na rimwe. Gina rero yaramubwiye ati urabizi ko nanjye nahemukiwe mu rukundo, narababajwe. Hanyuma rero niba witeguye kumpoza amarira, witeguye ko ubuzima bwanjye bwose bugiye kuba ibyishimo, niba witeguye kunkunda kurusha uko undi muntu wese yigeze kunkunda, niba witeguye kumfata nk'umwamikazi wawe, igisubizo ni yego. Nanjye ndifuza kuba umukunzi wawe. Amos rero yahise amubwira ati byose nzabikora nk'uko ubishaka, ati birahagije ko uzajya umbwira gusa ubundi nanjye ngakora. Nyuma y'iminsi mike rero Amos yamenye yuko Zake akijya kureba Gina, byaramubabaje maze rwose agahinda karamwica. Yabwiye rero wa mushuti we ati birababaje ko uriya musore akigerageza kongera kwigarurira umukunzi wanjye, kandi ibyo bintu sinshobora kubyemera habe na gatoya. Sinzi ikintu nakora kugira ngo noneho mbatandukanye burundu, kubera ko sinifuza ko rwose uriya musore yakongera kujya hagati y'urukundo rwanjye na Gina, kuko sinabyihanganira. Nategereje imyaka 3, ariko ubu ntabwo nshobora gutegereza n'umunsi umwe. Ubwo rero sinzi ikintu ngomba gukora kugira ngo noneho mushyire kure ya Gina ku buryo rwose nicara ntuje. Uyu mushuti we yahise amubwira ati ariko njye sinumva ikintu kiguhangayikishije. Gina ubwe
niwe wakuye mu buzima bwe uriya musore Zake, niwe wamwirukanye mu rugo iwe, ni nawe rwose wakwemereye ko agukunda. Ikindi kandi uriya mukobwa ari serious cyane, simpamya ko yakubeshya, iyo mikino ntabwo aba ayirimo. Niba yakwemereye urukundo tuza aragukunda, humura rwose, witangira kuzana nyine ibintu byo kwigora mu mutwe. Amos rero yahise abwira uyu mushuti we ati cecekere, ntabyo uzi, ntabwo uzi ukuntu nkunda uyu mukobwa, sinifuza rero ko hari n'undi muntu wamurebeshaho amaso gusa. Iminsi yakurikiye rero keya zari zose kuri Gina, dore ko noneho yari asigaye nyine amutumira maze akamutegurira amafunguro. Mbese Gina byari bimaze kumurenga, yabonaga rwose uyu musore ari we musore w'inzozi ze. Yaramusohokanaga kenshi bakajyana ahantu hahenze. Mbese Gina yari yarabonye noneho umusore umwubaha, umusore umuha keya, dore ko ubundi nyine Gina ari we wakundaga kwita kuri Zake, kuko Zake ntabwo yari afite amafaranga menshi. Umunsi umwe rero Aurélie yaje gusura Gina bicaye muri salo, yaramubajije ati mbwira rero iby'urukundo rwawe bigeze hehe, bimeze bite? Naho Gina yaramubwiye atumva, ndakubwiza ukuri biri kwaka, ni umuriro biri kugurumana. Ati ubu ngubu ni njye muntu uri mu rukundo, abandi barabeshya. Atuzi ukuntu se Amos ajya antegurira amafunguro, ati ntabwo wabyumva. Ati uriya musore ari romantike, ati noneho ukuntu nyine amara gutegura noneho akajya nantamika, ati uragira ngo se njya mfata amafunguro ndi gukoresha intoki zanjye? Hoya rwose niwe byose ubikora arantamika. Ati ntabwo ushobora kumva ukuntu ansohokana akanjyana ahantu maze akaba yumva nyine abantu bose babona ko njye nawe dukundana. Mbese uriya niwe musore ubundi narotaga, niwe musore w'inzozi zanjye, uretse ko atari njye gusa ahubwo ni umusore w'inzozi za buri mukobwa wese. Ndi kwibaza impamvu yatinze, kuki ataje kare kose. Naho rero Aurélie yahise amubwira ati ndumva rwose atandukanye kure cyane na Zake wahoraga agutesha umutwe. Gina ati byihorere, ahubwo winyibutsa Zake, kuko simba nshaka no kumutekereza, simba nshaka no kumwibuka. Baraha rero bakiri kwiganirira, telefone ya Gina yarasonnye, maze akireba ati dore niwe uhamagaye, buri gihe nyine abashaka kumenya amakuru yanjye. Yaritabye rero maze Amos ahita amubwira ati nari ngukumbuye sheri, ati ntabwo wabyumva ukuntu mba numva nyine nkumbuye no kumva ijwi ryawe. Mbese mba nananiwe kuba concentré ku kazi, mba numva nyine ibintu byose byancanze, mba nifuza ko waba undi ruhande. Ati ahubwo se uri gukora iki? Gina rero nawe ati nari ndi kumwe n'umushuti wanjye, twari turi kuganira, ariko ndumva nyine wakwihangana maze mu kanya nkaza kongera nkaguhamagara dusozanyije n'umushuti wanjye. Naho rero Amos ati ariko sheri rwose ntabwo nshaka kujya kure yawe, ahubwo se urabyumva ute ngumye ku murongo maze mugakomeza mukiganirira nta kibazo, njyewe rwose ntabwo bimbangamiye. Gina rero yumvise ibintu uyu musore ari kuvuga bitabaho, maze ahita akupa telefone. Akimara kumva rero ko akubye telefone, yahise atangira kwitotomba ati ariko uyu mukobwa ari mu biki? Ni gute akupa telefone? Ubu se andatishije iyi nshuti ye? Sinibaza ibintu barimo, bashobora kuba bari kuvuga ibintu bibangamye, cyangwa arambeshye ntabwo ari kumwe n'umukobwa, ashobora kuba ari kumwe n'umusore, cyangwa wabona yarababariye Zake akaba ariwe bibereye kumwe. Yatangiye gutekereza ibintu bibi gusa, maze umujinya uramwica, yararakaye maze atangira gutekereza icyo noneho yakora kugira ngo amwiyegereze burundu, anamukure nyine aho yakundaga guhura n'uyu mukobwa, ndetse anamukure aho bishoboka yuko yazongera guhura na Zake ukundi. Amos rero yatangiye kujya abwira Gina ati hanyuma rero niba nta kintu nyine wikeka, ujye ureka ngo uhamagare maze dukomeze turi kuvugana, nanjye ndi mu kazi nta kibazo, kubera ko bizajya bituma numva rwose meze nk'aho turi kumwe. Umunsi umwe rero yari ari kuvugana nyine na wa mushuti we, ariko bari kuvugana iby'akazi. Uyu mushuti we yagiye kumva yumva kuri telefone hari ijwi ry'umukobwa uri guseka, yahise amubwira ati mbabarira umbwire
uri kwirebera ibindi bintu byo ku mbuga nkoranyambaga aho kugira ngo njye nawe tube turi concentre ku kazi. Amos yahise amubwira ati hoya, ati nyine ni Gina mba nashyize ku murongo kubera ko mba nifuza nyine ko rwose yaba ndi hafi. Yahise abwira Gina ati sheri, ubwo rero ube wiriwe nta kibazo, turongera mu kanya. Uyu mushuti we yaramubajije ati kubera iki se ukora ibintu nk'ibyo ngibyo? Naho rero wa Mose yaramubwiye ati wumva nyine mba ngira ngo menye gahunda z'uyu mukobwa zose, abo bavugana, ibyo ari gukora, abo bahura, kubera ko rwose sinifuza ko yazanca inyuma. Uyu mushuti we rero yahise amubwira ati Amosi, najyaga ntekereza ko uri umusore w'umunyabwenge, nari nzi ko rwose utekereza kure. Wowe se urumva ibyo bintu bibaho? Buri muntu wese agira nyine ubuzima buri prive bwe, buri muntu wese aba agomba kugira ubuzima bwe bw'ibanga, ku buryo atari ngombwa ngo ibintu byose uba birimo. Hanyuma se urumva ko utari umeze nk'umuntu uri kumuheza umwuka? Urumva utari kumubangamira? Ndakubwiza ukuri, uyu mukobwa azakwanga kuko azabona rwose udatuma ahumeka. Wakabaye umuha rugari nyine akabonana n'inshuti ze ndetse akisanzura, akagira n'ubuzima bwe bw'umwihariko. Sinumva impamvu wumva ko wakwinjira mu buzima bwe bwose ukamenya buri kimwe cye cyose. Amos rero nawe aticecekere, ntabwo uzi imbaraga zo gukunda umuntu imyaka 3 yose wirirwa ugenzura intambwe ze, ntabwo ubizi. Hanyuma rero nyuma ukazumva ko umuyegise we akiza kumusaba imbabazi, ubwo se urumva njye natuza? Ngomba kubikurikirana amakuru yose nkajya nyafatira ku gihe. Nyuma y'iminsi rero Zack nawe wari waratangiye gushaka amakuru ku musore uri gukundana ubu ngubu nyine na Gina. Yaje kumenya ko rero uyu musore ari umusore wamugenzaho imyaka 3 yose, ndetse yaje kumenya ko ibyabaye byose uyu musore yari abifite mu kuboko. Zack rero yaje kureba Gina maze aramubwira ati Gina, ni ukuri umusore muri gusohokana ntabwo ari umuntu mwiza, kubera yuko ibintu byose uzi byabaye mu rukundo rwanjye nawe niwe wabigizemo uruhare. Ndakubwiza ukuri ko rwose utari mu maboko meza. Gina rero yahise amubwira ati felicitation rwose, ndumva wamenye ubwenge, ndumva noneho wahinduye strategy wajya gukoresha. Ubundi wajyaga uzumbwira ko ngukumbuye, ko rwose utabasha kubaho igihe cyose ntahari, noneho wabihinduye uje kumbibamo nyine gushidikanya. Uragira ngo ntangire gushidikanya ku mukunzi wanjye se? Ntabwo rwose bishoboka, kubera yuko Amos ndamukunda cyane kandi ndabizi yuko ari umusore wo kwizerwa, atandukanye nawe. Ntugire ngo rwose hari amagambo wambwira maze agatuma ntangira kumushidikanyaho. Ntabwo bishoboka. Icyo wakora cyose ndamukunda, kandi ndamukunda cyane, kandi nawe arankunda. Zack yahise rero amubwira ati ni ukuri mpangayikishijwe n'ubuzima bwawe, ntabwo rwose ari uko nifuza yuko twakongera tugasubira mu rukundo. Njyewe ndacyagukunda yego, nzanakomeza ngo utegereze, ariko wowe ndabizi ko wahinduye ubuzima, ndabizi ko rwose wabonye undi mukunzi, ariko nanone birampangayikishije rwose kuba uri mu maboko atari meza. Kandi nukuri ndakwinginze ubitekerezeho, kubera ko rwose uzagwa muri uzo rwita ikiziba. Muri kano kanya rero Amos yahise yinjira, naho rero Zack akimukubita amaso ati ntabikubwira, uyu musore abira hose icyarimwe, wagira ngo rwose ni umwuka mubi uhora ubunga muri buri kirere. Tekereza ko ahantu hose ahita hagerera igihe ashakiye. Nabikubwiye rwose uri mu mazi abira. Naho rero Gina yahise amubwira ati nsohokera mu nzu ugenda, uyu musore ureba hano aje kuntwara ngo njye ku kazi. Ibintu wowe wakoraga bikugoye cyane, dore ko buri munsi bamubwiraga ko ngufata nk'umushoferi wanjye, nyamara we ntabwo ajya byinubira, arantwara ahantu hose nshaka kujya. Umusore uzi gutanga keya, umusore mwiza, mbese umusore uzi urukundo icyo ari cyo. Ibyo byawe byo kumbwira ngo ndi mu mazi abira birandeba rwose, mvira mu buzima kuko nanjye namaze kuva mu bwawe. Amos rero yahise amubwira ati nizere ko wumvise ibyo umukunzi wanjye yavuze. Ni nako kandi Amos yahise yegera Gina maze atangira kumusoma. Uyu umusore nyine Zack ari kureba ibintu byamuriye bikamubabaza, yahise rero yisohokera, dore ko nyine yabonaga uwo ari kubwira atari kumva. Yaramubwiye ati reka nigendere, ariko ndabizi neza ko umunsi umwe uzabyicuza. Guhera rero uyu munsi Amos yahise atangira kugenda kuri Zack noneho mu buryo bweruye. Yatangiye kujya amucunga ahantu hose agiye. Umunsi umwe rero
yamubonye nyine ari ahantu hiherereye, yahise ahagarika imodoka maze ahita afata uyu musore yaramunize amwegeka ku gikuta. Yaramubwiye ati umva ngiye nkubwire, ntabwo njya nkina habe na gatoya, uzongera kwibeshya wivanga mu buzima bwanjye n'umukunzi wanjye nzahita nkwica. Yabimubwiraga kandi n'ubundi ari kumukoza icyuma ku ijosi. Kano kanya Amos yari ameze nk'ishitani, yari ashinyitse amenyo wagira ngo ni igini, yari ateye ubwoba ku buryo Zake nawe yamurebaga akabona atari bwivane mu nzara ze. Yaramubwira ati umva rwose nkubwire wa musore we, niba ukunda ubuzima bwawe ukaba kandi wifuza kubaho, jya kure y'urukundo rwanjye na Gina. Gina yakubwiye ko rwose atagukeneye, hanyuma rero uzongera kwivanga muri uru rukundo nzakwereka icyo nzagukorera. Imyaka 3 yose yarangoye, niba wibeshya rwose ugashaka kongera gushyiramo ikirenge cyawe uzaba ureba ibintu nzagukorera. Kubera ko rero Zake yari asigaye abona ko nyine Gina adashaka kumwumva, yahamagaye Aurélie maze aramubwira atumva rero nkubwire, ndakubwiza ukuri rwose ubu tuvugana Gina ari mu mazi abira, uriya musore ni umugome, ni umwicanyi, ni umugizi wa nabi, rwose azamuhemukira. Ndakwinginze mbabarira umwumvishe ko uriya musore ari umuntu mubi. Tekereza ko twahuye uyu munsi akaniga, yanize anshyira icyuma ku ijosi, nari nzi ko mpfuye, nari nzi ko ubuzima bwanjye burangiye. Gusa nanone nubwo yansabye guceceka no kutazigera ngira umuntu mbibwira, ariko nanone sinareka ubuzima rwose bwa Gina bujya mu kaga kandi mbizi. Ndakwinginze wowe uri inshuti ye, ahari umubwiye yakumva, mbabarira umuganirize maze umubwire ko rwose atari mu maboko meza, ndetse rwose ahantu ari kwishyira mu kaga. Uyu rero mushuti wa Gina yagize ubwoba, dore ko nawe yahoraga abwira nyine Gina ko hari igihe aba yumva rwose yatakaje akizere kuri uyu musore. Yaramubazaga atari ku wundi musore wakugenzeho imyaka 3 yose, wowe ntabwo ujya wumva ufite ubwoba? Naho Gina akamubwira ati hoya, byose yabikoreshwaga n'urukundo. Kano kanya rero Aurélie yagize ubwoba, yumvise umutima umuvuyemo, yibajije ko rwose bishoboka yuko umushuti we yaba ari mu mazi abira. Bino bintu byose rero Aurélie yabibwiye Gina. Gina rero yagize ubwoba maze aramubwira ati nibyo se koko? Yahise agenda yihuta maze asanga nyine Amos ku kazi. Yaramubwiye atumva numvaga rwose ntabasha kwihangana, mbabarira umbwize ukuri, nibyo koko wagerageje kugirira nabi Zake ndetse umusaba ko atazongera kuza mu buzima bwanjye? Amos rero yaramubwiye ati ngewe, ati ibyo bintu si ubwo koko nabikora, ahubwo se ibyo bintu wabikuye? Naho rero Gina yamubwiye nyine uko byagenze. Amos rero yahise amubwira ati uriya musore arambeshyira rwose, ahubwo nyine yaje kunyihaniza ngo nimve inyuma y'umukunzi we, ngo azakora ibishoboka byose njye nawe dutandukanye, ngo azakora iyo bwabaga kugira ngo nyine umbone nk'umuntu w'umugizi wa nabi. Gusa ntabwo nari nzi yuko bigeze kuri uwo rwego, ntabwo nari nzi ko ari ibyo ngibyo azakora. Ubwo rero ibyo byose yakubwiye kwari ukugira ngo utangire kumbona nabi maze yongera kwigarurire. Urabizi nyine n'umuyegise wawe ariko aracyagukunda. Nanjye rwose uranzi, iminsi tumaranye urabizi ko ngukunda nta buryarya, kandi urabizi ko ibyo bintu ntabikora. Ubu se ko kurumva nata umwanya wo kujya kureba umusore wakatiye wirukanye mu buzima bwawe? Ntabwo rwose nabishobora. Gusa nyine ibyo ashaka byose ntabwo azabigeraho, arashaka kudutandukanya, ariko rwose ntabwo azigera abibona. Gina yahise amubaza ati none se mu by'ukuri ntabwo ibyo bintu wigeze ubikora? Amos ati hoya, ntabwo nabikoze, nta nubwo nzigera mbikora, ikindi kandi nta nubwo rwose nabitekereza. Gina rero yahise amuhobera maze aramubwira ati nari mbizi rwose, nari mbizi yuko uriya musore nyine abeshya, yashakaga kudutandukanya birumvikana. Ndakwizeye kandi ndagukunda, nanjye natekerezaga ko rwose ibyo bintu utabikora, gusa nyine ndagukunda cyane. Naho rero Amos yahise amubwira ati nanjye ndagukunda cyane, ntihazagire rwose umuntu wongera kukubeshya, njye nta kintu kibi na kimwe nshobora gukorera umuntu. Amos rero yashatse undi mukobwa
maze amusaba ko yakoherereza message Aurélie. Aurélie rero yari ari kumwe na Gina nyine bari kuganira nk'ibisanzwe, yagiye kumva yumva nyine message iraje, yarayisomye maze asanga muri iyi message bari kumubwira ati nutagerageza gufunga uwo munwa wawe ngo uceceke ureke ubugambo bwose wirirwa ubwira Gina, ndakubwiza ukuri ko nzakugirira nabi. Njyewe rwose nta mikino ngira, va mu buzima bwa Gina, reka gukomeza kumubwira ukuntu umukunzi wari umuntu mubi, reka kandi gukomeza kugerageza gusa nkaho rwose ushaka kongera guhuza Gina ndetse na Zake. Iyi message yarayisomye maze ahita yereka n'ubundi nyine Gina yarayisomye ati ntabwo bishoboka, ati none se uri gukeka ko nyine yaba ari Amosi? Naho rero Aurélie ati cyane rwose, nta wundi, urumva se wowe ari nde wundi wanyoherereza iyi message? Umunsi wakurikiye rero Gina ari kumwe na Amosi yaramubwiye ati none se sheri, hari ikintu rwose nifuza kukubaza, nibyo koko woherereje Aurélie message uri kumutera ubwoba? Naho rero uyu musore yahise abwira nyine Gina atumva Gina, hari ibintu byinshi rwose mba nanga kukubwira nkagerageza kubyibikaho, ariko nyine hari igihe biba ngombwa ko byanze bikunze ngomba kubikubwira. Uriya mukobwa w'inshuti yawe ntabwo ari inshuti nziza habe na gatoya, kubera yuko uzi yuko nyine yampamagaye maze rwose agatangira kujya ntereta, yifuzaga ko njye naryamana nawe, yaranterese cyane bikabije. Ubwo rero naramuhakaniye mubwira ko mfite umukunzi, kandi uwo mukunzi ari wowe wenyine nkunda, umutima wanjye wose nawuguhaye. Ubwo rero byaramubabaje kubera ko yabonye atambonye, ubwo niyo mpamvu atangiye kuguhimbira imitwe kugira ngo adutandukanye. Ariko sinibaza impamvu abantu bose urukundo rwacu rubatera ishyari, sinzi impamvu rwose bashaka kudutandukanya, kubera icyo abantu bose bashaka kwitambika hagati y'urukundo rwanjye nawe, ntabwo mbyumva. Ubu se koko nzire ko nanze kuguca inyuma nabyo bibaye ikibazo? Naho rero Gina yahise amubaza ati ibyo uri kuvuga ni ibya nyabyo? Uriya mukobwa Aurélie yashatse kunca inyuma, inshuti yanjye magara, umujyanama wanjye, umuntu wahoraga ambwira rwose yuko anyifuriza ibyiza, burya bwose ntabwo ari byo yifuzaga, ahubwo yarakwifuje. Amosi rero yakomeje amubwira ati gusa nyine naranze kubikubwira kubera ko nari nzi neza yuko Aurélie ari inshuti yawe magara, hanyuma rero sinifuzaga kuba ari njye nabi imbarutso yo kugira ngo mutandukane, sinifuzaga rwose yuko watandukana n'inshuti yawe magara ari njye mbigizemo uruhare, niyo mpamvu ndicecekeye nkanga kubikubwira. Gina rero yahise ahaguruka hano n'umujinya mwinshi, maze agenda nyine yerekeza kwa Aurélie, dore ko yari yarakaye bikabije. Akigera rero yahise amubwira ati umukobwa mubi gusa ukirirwa umbwira ubugambo, naho burya bwose icyo wari ugamije ni ukunca inyuma. Nirirwaga nkubwira ibyiza by'umukunzi wanjye, nawe ugashaka nyine kumuntwara. Aurélie ati ariko se wasaze? Yamukoragaho rero ngo yumve ko nta muriro afite, kuko yabonaga rwose ameze nk'umuntu uri kuvugishwa. Ati ibintu uri kuvuga wabitekerejeho? Njyewe nifuza umukunzi wawe, urumva se ibyo bintu bishoboka? Ntabwo bishoboka rwose, ahubwo se ayo makuru wayakuye hehe? Naho rero Gina ati byose ndabizi, kano kanya ndabizi nyine ko ibintu byose wambwiraga ari ukubeshya, warifashe ushaka kuryamana n'umukunzi wanjye, gusa nyine wasanze ari umusore uri siriyasi, naho ubundi rwose ubu urukundo rwanjye nawe ruba rwararangiye. Aurélie ati nyamara ndi gukomeza kukubwira ko wasaze, ibintu uri kuvuga sinzi ibyo ari byo. Gina rero yamubwije ukuri amubwira byose uko byagenze. Naho rero Aurélie yahise amubwira atumva Gina, ndakwinginze humuka, ahubwo ntangiye kumva ko kuriya musore ashobora kuba atari mwiza kuri wowe. Ibyo byose ari kuvuga aragira ngo aguce ku nshuti, uzi ko cyangwa gutandukanye na buri wese, ntabwo yifuza ko hari inshuti n'imwe uzongera kugira. Gina rero ntabwo yari ari kubyumva, ati genda uri mubi, ntacyo wambwira ubu kano kanya, kubera ko nta n'ikintu nshaka kumva, ibyawe nabimenye, inshuti mbi gusa wanyihishemo, ariko harageze ko rwose mbasha kugutahura, noneho namenye ibyawe byose. Aurélie rero yaramubwiye ati nyamara rwose uri kwibeshya, ariko ni akazi kawe, numara rwose kwiroha mu kanwa k'intare kukavamo bizakugora. Uriya musore si mwiza kuri wowe kano kanya, ahubwo nibwo ndi kubimenya neza ko rwose atakwifuriza icyiza,
ntabwo agukunda ahubwo arashaka kukwigarurira maze akakugira nk'umutungo we. Uyu munsi rero Gina yahise afata umwanzuro mubi mu buzima bwe, dore ko yahise afata umwanzuro ko agomba gufata ibye byose maze akimukira kwa Amosi bakajya noneho kubana mu nzu. Uyu mushuti we rero Aurélie yaramubwiye ati umva, ni akazi kawe rwose, wijyanye mu muriro ariko ntuzigere umpamagara ngo nzaze kuzimya, kubera ko nakubwiye wanga kumva ndetse wanze kunyizera, ariko rwose ndabizi ko utazatinda kwicuza. Gina rero amaze iminsi ageze kwa Amosi yatangiye kugenda abona ibintu bitandukanye, yatangiye kugenda abona ukuntu uyu musore amucunga mu buryo butangaje. Niba ari gucata n'umuntu akaza kurunguruka mu mamesaje, niba ari kuvugana n'umuntu akaza gushyiraho ugutwi ngo yumvirize. Gina yatangiye kugenda abangamirwa kubera ko yabonaga uyu musore amwinjirira mu buzima mu buryo butangaje. Umunsi umwe rero Gina yashatse nimero telefone ye arayishaka arayibura. Yaje rero kubaza Amosi. Amosi yaramubwiye ati ni telefone yawe washakaga? Nayijugunye rwose, nabonye nta mumaro igifite kubera ko nafashe simukadi yawe maze nyishyira muri telefone yanjye. Ndifuza ko njye nawe tuzajya twitabira ku murongo umwe, naba ntahari ukitaba telefone yanjye, nawe kandi waba utari iruhande rwanjye ukitaba telefone yawe. Gina rero yahise amubwira ati oya rwose ibyo bintu ntabwo byashoboka. Ati none se wibagiwe ko dufite utuzi tubiri dutandukanye? Ni gute rero uzamenya telefone ku kazi kanjye cyangwa se njyewe nkamenya telefone ku kazi kawe? Ahubwo se nibaramuka bampamagaye uri ku kazi kawe urumva bizashoboka? Ntabwo ibyo bintu bishoboka. Telefone ni umutungo w'umuntu kandi buri wese akeneye telefone ye, kubera ko rwose n'abantu tuvugisha n'ibyo tuvuga biratandukanye. Gina rero yabwiye Amosi ati igitekerezo wagize ni kibi rwose, ntabwo ngishimye, uzi ko ariko niyo nabyemera n'ubundi nyuma y'iminsi mike wazabona ko rwose wibeshye. Gusa nyine ndashaka telefone yanjye rwose, kubera yuko ntabwo bishoboka ibyo wavuze. Amosi rero yahise amubwira ati none se ahubwo sheri, ubundi waretse ukampa mode passe zawe za Facebook, iza IG, iza WhatsApp, ku bintu byose haba kuri telefone ndetse no kuri mashine, maze nyine nkajya menya buri kintu cyose cyerekeye ubuzima bwawe, mba numva nyine nta kintu na kimwe kigomba kuncika. Gina yaramubwiye ati ariko se ndi kwibaza njyewe niba uri muzima, niba uri gutekereza neza, uri gutekereza se ko ibyo bintu uri kunsaba ari ubuzima bwanjye bwite? Wowe se urumva utabunyinjiriye ugakabya? Buriya rega niyo abantu bashakanye byanze bikunze buri muntu aba afite ubuzima bwe bwite. Sinumva rero ukuntu ngewe twasangira ibyo bintu byose. Nawe rero yahise amusubiza ati we ariko nose niba ntacyo mpisha, niba unkunda nanjye nkaba ngukunda, ni gute nyine udashobora kumpa izo password? Ahubwo nyine niba udashaka kuzimpa, ubwo nuko uzi ko ukoreraho ibintu bitari byiza, ndabimenya. Ahubwo ushobora kuba unca inyuma, wabona ufite abagabo muvuganira kuri Facebook n'abandi muvuganira kuri IG, nta kindi kintu na kimwe cyatuma unyima nyine ayo password. Gina rero yahise amubwira ati ariko ngiye rwose ntabwo nzi impamvu uri gukomeza kunyereka yuko rwose utanyizeye, kuko nta mpamvu nimwe nigeze nguha yo kutanyizera. Ndagukunda urabizi, naguhisemo kandi mbana nawe hano. Ubwo se koko urumva undi muntu naba nkunda yaba ari nde? Sinzi rwose ikintu cyaguteye guhangayika. Amosi rero yatangiye kuvuga nabi, dore ko nyine umujinya wari umaze kumwica. Amosi rero yakomeje kubwira Gina ati niba unkunda koko binyereke, kubinyereka kandi nta kundi ni ukumpa nyine mode passe zawe. Gina yabonye ibintu bikomeye maze rwose azimuha zose. Nyuma yaho rero Gina yabonye ko rwose ibi bintu bidasanzwe, yaragiye rero agura agatelefone gatoya ariko agerageza kugahisha bishoboka byose. Yahamagaye wa mushuti we aramubwira ati ndifuza ko twahura. Barahuye rero maze Gina aramubwira ati mbabarira Aurélie, burya bwose wari ufite rezo, kubera ko uriya mugabo wagira ngo sinzi ukuntu ameze, abagira ngo hari ndi umutungo we. Uzi yuko yanyambuye telefone, ubu noneho afite mode passe za buri cyose, nta muntu n'umwe dushobora kuganira ku mbuga nkoranyambaga. Ubu rero kano gatelefone ureba
niko tuzajya tuvuganiraho, gusa nyine mfite ubwoba, ndakeka ko rwose noneho ashobora kuzangirira nabi, ariko nanone ngerageje kumucika kano kanya ntabwo byashoboka, yanshakisha kandi ambonye yanyica, mfite ubwoba ntabwo ushobora kubyumva. Oheri ati gusa nyine Imana ishimwe ko ubiboneye igihe. Natekerezaga igihe uzabonera ko uriya musore atari mwiza kuri wowe, maze rwose nkumva ahari bizaba ari kera cyane, ariko ubwo bimenye nawe nyine ugomba kumenya uko witwara ukamwitwararikaho. Gina rero yatangiye kugenda agira ubwoba bwinshi, dore kuko yabonaga uyu mugabo yumvaga ubwoba bumutashye, niyo yarebaga ifoto ye gusa yaramwitegerezaga maze akumva agize ubwoba. Umunsi umwe rero yarabyutse mu gitondo aritegura agiye ku kazi, ariko akoze ku rugi asanga Amos rwose yarufunze. Yaryamye mu ntebe rero kugeza nyine mu masaha y'ijoro, ntabwo yagombaga kumuhamagara kuko Amos yari azi neza ko nta telefone afite. Ku mugoroba rero Amos yatashye nyine amwibwirishwa ya magambo yamubwiraga, urukundo rw'ubuzima bwanjye, umukobwa mwiza utuma nishima, n'ibindi n'ibindi. Naho rero Gina yaramubajije ati mbabarira umbwize ukuri, ni wowe wafunze ruriya rugi cyangwa rwifunze ubwarwo? Nawe ati ni njye rwose narufunze, nafungiye inyuma ngufungiranamo imbere kandi nabikoze mbishaka. Gina ati ariko noneho rwose ndumva ibintu bitangiye gukara, ubundi nirihe kosa nakoze rituma rwose usigaye unkorera ibi bintu byose? Amos ati kosa wakoze nta rindi, ni ukugira ubwiza butangaje, ubwiza buri mugabo wese yakwifuza. Iyo ntekereje yuko aho uba uri abagabo baba bakureba ndetse rwose baba bari kukubwira ko uri mwiza, baba bari kukwitegereza, mba numva ari nkaho rwose bari kuntera icyuma mu mutima, mba numva kwihangana byanze. Ufite ubwiza butangaje kandi rwose sinifuza ko hari undi mugabo n'umwe wakureba utari jyewe. Yakomeje rero amubwira ko rwose impamvu yamufungiranye ari ukugira ngo abe we wenyine, ntihakagire undi muntu n'umwe umureba. Gina rero byaramutangaje, yahise abwira Amos ati hanyuma se nkubaze, kuba njyewe nawe dukundana niyo mpamvu ugomba gushyira iherezo ku buzima bwanjye? Mfite ubuzima bwanjye bwite, mfite akazi, mfite n'ibindi byose ngomba gutunganya, sinumva ukuntu rwose byose ugomba kubishyiraho iherezo. Yaramubwiye ati cyakoze rwose nkurikije ibyo mbonye kano kanya, byanze bikunze ibi bintu ngomba kubishyiraho iherezo, kubera ko rwose ntabwo nakomeza kuba muri ubu buzima. Yateye intambwe imwe rero nkaho agiye gufata ibintu bye ngo yisohokere muri iyi nzu. Amos yamufashe ukuboko aramufata aramukomeza. Gina yitegereje Amos ukuntu akanuye nk'igisimba, maze ahita amubwira ati burya bwose Zake rwose ibintu yavugaga byari ibya nyabyo, yambwiye yuko nta na kimwe utakora ndetse rwose uri inyamaswa yigendera. Nanjye nagerageje kubipinga ariko burya koko niko meze. Yarongeye rero agerageza gutera intambwe, maze uyu musore ahita yongera aramuhagarika areba nk'igisimba neza neza. Yatangiye rero kumusaba imbabazi ati mbabarire rwose mukunzi, ntabwo nifuza yuko ibyo twubatse twabisenya. Uwo ni Amos wari uri kubwira Gina ati sinifuza ko rwose twatandukana, ndagushaka iruhande rwanjye, ndakwifuza mu buzima bwanjye, ndagukunda ku buryo uramutse ugiye rwose ntabwo nakongera kubaho ukundi. Gina we rero yari afite ubwoba bwinshi ndetse rwose ibiganza yari yabyigije kuko yumvaga atifuza ko byakora kuri uyu musore. Yabonaga rwose uyu musore no kumwica yamwica. Umunsi rero wakurikiye nanone nyine Gina yarabyutse aritegura, n'ubundi agiye gusohoka asanga nanone Amos yamufungiranye. Byaramurenze, yafashe telefone maze ahamagara Oheri. Yaramubwiye atumva ejo rwose nanze kuguhamagara kuko natekerezaga ko ari imikino, ariko n'uyu munsi yongeye aramfungirana. Ndakubwiza ukuri uyu musore rwose agiye kunyiyicira, ndahamya ntashidikanya ko rwose byanze bikunze ndi mu mazi abira. Gerageza maze untabare kubera ko rwose ndabona ibintu biri kugenda birushaho kuba bibi. Oheri rero yaramubajije aturumva nakora iki? Naho rero Gina yaramubwiye aturumva ubu yagiye ku kazi nyine, ariko urufunguzo rwanjye buri genda usiga hanze mu ivaze, munsi y'ivaze ihari. Yarayimurangiye nyine atugenda urufate maze ufungure, ubundi nyine uze umfashe gutoroka.
nyamara icyo batari bazi ni uko nyine Amos we rwose yari yiparikiye imodoka ahantu, kuko yatekerezaga ko byanze bikunze uyu mukobwa nyine ashobora kuba ari gushaka gutoroka. Oheri rero ntabwo yatinze, yaraje nyine abikora nk'uko Gina yari yamubwiye. Bafashe varize barasohoka batangira gushyira mu modoka ya Oheri. Gusa nyine muri ako kanya uyu musore yarabarebaga neza cyane, yahise aza maze nyine abahagarara imbere, yababujije kugenda, arongera afata Gina maze arongera aramwinjiza. Gusa noneho amugejeje mu nzu yahise amubwira ko noneho atazongera no kumusiga ahagaze, ahubwo azajya amusiga amuziritse. Yaramuziritse, icyo atarazi nuko yari afite ka gatelefone yari yahishe mu isutiye ku buryo rwose uyu musore atari kukabona. Yamuziritse rero amaguru maze amusiga aho ngaho. Noneho Gina yabonye ko ibi bintu bikabije, ndetse yabonye ko rwose biri kugenda birenga intekerezo ze. Yafashe ka gatelefone maze sinzi kuko umutima wamukomanze, ahamagara wa musore bakundanaga Zake. Yamuhamagaye nk'utabaza ati Zake, ndabizi naraguhemukiye, ndabizi rwose nanze kukumva, ndabizi nawe kano kanya ntabwo ukeneye kunyumva, ariko ndakwinginze ntabara, ibindi byose bizaba biza nyuma, kubera ko ndi mu mazi abira. Ibyo wambwiraga ntibyanyabyo, uyu musore ni umuntu mubi cyane, ndakubwiza ukuri ari hafi kunyica. Ubu yaranziritse, nziritse amaguru, mbayeho nk'igisimba mu nzu ye. Ndakeka ko rero rwose ari hafi gushyira iherezo ku buzima bwanjye. Zake rero yaramubwiye ati handangira igira vuba vuba, maze rwose ngushakire ubutabazi. Yagerageje rero kuhamurangira vuba vuba cyane, maze Zake nawe ahita ajya guhamagara polisi kugira ngo nyine batabare uyu mukobwa. Muri ako kanya rero Amos nawe yahise agaruka, dore ko nyine ataragikora akazi atuje. Buri gihe umutima wabaga uri mu rugo, kubera ko nyine yabaga atekereza ko rwose uyu mukobwa ashobora kugira uko abigenza maze akaba yasohoka muri iyi nzu, kandi yumvaga atiteguye kumubura uko byagenda kose. Amos rero yaraje amwicara imbere maze atangira kumubwira ati rwose ibi byose niwe wabiteye, sinshobora gutuma wongera kunca mu myanya y'intoki. Nagize amahirwe ndakubona, uzabaho uziritse hano ubuzima bwawe bwose, kubera ko nifuza ko uba uwanjye akaramata, nta wundi muntu n'umwe uzongera kukureba, ntawe uzongera kukubona. Gina rero yaramubwiye ati none se koko niba unkunda nanjye nkaba ngukunda, yarari kumujijisha nyine, wambabariye ukanzitura maze rwose tukikundanira ko ntazongera gusohoka muri iyi nzu n'akazi ngiye kukareka. Amos ati oya, ntabwo nshaka kukurekura, uzaguma gutya ubuzima bwawe bwose. Yagiye kumva rero yumva abantu bari gukomanga, yasohose yihuta ajya kureba nyine abo bantu bari gukomanga. Agifungura polisi yahise yinjira, bari benshi cyane, ndetse rwose ahita abona banari kumwe na Zake. Zake yahise amubwira ati iminsi yawe nari ndi kuyibarira ku ntoki, gusa noneho ubu ibyawe byose byagiye ahagaragara, dore ko wahoraga umbeshyera ndetse ugahora wigira umuntu mwiza, wigira umutagatifu, none rwose ibyawe byose byagiye ahagaragara. Nawe ati biki se? kandi ntabwo yari azi ko amakuru yose bayafite, dore ko yari azi ko nyine telefone yayimwambuye. Polisi rero yahise yihuta batangira gusaka inzu yose, niko bahise basanga uyu mukobwa nyine azirikiye muri kiriya cyumba, aho rwose ibyoroshye byose yabyikoragaho, kubera ko uyu musore atemeraga kumurekura. Yari ameze nk'umusazi neza neza, uyu musore wagira ngo yari afite ikibazo cyo mu mutwe. Baramuzituye rero maze bahita bambika nyine amapingu Amos. Bamubwiye ko rero bagiye kumufunga, kandi rwose ibintu byose yifuza kuvuga ibyiza ari uko yaceceka maze akazabivugira mu rukiko, dore ko yari afite amagambo menshi yari ari kujya abwira nyine Zake ati ntugire ngo rwose nubwo banyambitse ipingu wowe tuzabonana, ntabwo ushobora gukora ku mukunzi wanjye, uramenya utazamureba, uramenye kubera ko nazakwica cyangwa nkagukuramo amaso. Yari ari kuvuga amagambo mabi cyane. Gina rero we bakimara kumufungura yahise ahobera Zake, aramuhobera aramukomeza, kandi ibi byose yabikoze nyine n'ubundi Amos ari kureba ibyababaje Amos, akajya yumva yaca amapingu, ariko ntabwo byari gushoboka.
Gina rero yaramubwiye ati umbabarire ni ukuri kuba warankunze ukambwiza ukuri ariko simbyumve, wambwiye ko rwose uriya mugabo ari we wagukoreye biriya byose, tekereza ko nanjye yabimbwiye yaranziritse akambwira yuko utigeze utereta uriya mukobwa, ahubwo nyine aribo babikoze kugira ngo bakugushe mu cyaha, aribo batumye usinda cyane kiriya gihe kuko baguhaye ibintu bisinziriza, maze rwose bakagukorera ibyo bashaka bakakwifotorezaho. Narahubutse, iyo nza kumenya ubwenge mba narakumvise, sinigeze numva ko ibyo wambwiraga byari ibya nyabyo, burya koko baca umugani ngo ntawunanira umushuka. Zack rero yaramubwiye ati hoya nta kibazo, nari ntegereje rwose ko kino gihe kizagera kuzamenya ukuri kose, naho ubundi nanjye rwose ndacyagukunda, nta wundi muntu nigeze nkunda, niba rwose wumva twakomezanya nta kibazo wabimbwira. Gina rero yaramubwiye ati cyane rwose, nta mpamvu n'imwe yatuma tudakomezanya, niba wumva wabasha kumbabarira maze ukibagirwa ibyo nagukoreye byose, gusa umbabarire kuri buri kimwe, naribeshye kubera ko yagerageje kunyereka uruhande rwiza gusa, ndetse akagerageza kunyereka ko ari mwebwe babi, umbabarire ndakwinginze, dore yari yaramazeho abantu bose, zaba inshuti zanjye baba abantu dukorana, nta muntu n'umwe wari ukimvugisha. Zack rero yamubwiye ko amubabariye kandi rwose nta kibazo atazigera anabyibuka ukundi. Bahise rero bajya kureba Oheri, bakimugeraho yarishimye nanone kongera kubona uyu mukobwa. Yaramubwiye atumva nari nzi ko bakwisha neza neza kubera ukuntu nabonaga uriya musore yarakaye. Gina rero yaramubwiye ati ntakubeshye, nanjye rwose nabonaga agiye kunyica, ariko nanone byose ni ukubera njyewe, iyo nza kuba narabumviye, iyo nza kumva inama zanyu nibura nkanagira amakenga na gatoya, ntabwo ibi byose biba byarambayeho. Zack rero yaramubwiye ati hoya rwose njye sinakurenganya, ngaho tekereza nawe ukuntu ndi umusore ubusanzwe wihagararaho, ariko tekereza ko bantumyeho umukobwa kandi bikarangira uwo mukobwa abonye icyo yashakaga. Gina rero yabwiye Zack ati noneho se uzi ikirenze kuri ibyo, tekereza ko uriya mukobwa mutanigeze muryamana, ahubwo yakwifotorejeho gusa kubera ko nyine bari bakeneye amafoto yo kumpa kugira ngo ntandukane nawe. Zack yaramubwiye ati nibyo se, mbabarira umbwize ukuri ko tutigeze turyamana, rwose nakwishima kubera ko nahoraga numva bimbangamiye, nahoraga numva kandi ari ikintu rwose kimbabariza umutima. Gina ati ntabwo rwose mwigeze muryamana, tekana. Zack rero yarishimye, maze nyine Oheri ahita ababwira ati ndumva nkurikije ibibazo byose tumazemo iminsi dukwiye kujya ahantu maze tukanywa kamwe, ubundi nyine tukishima ndetse tukanaruhuka mu mutwe. Ikindi kandi Gina nawe rwose akeneye kuruhuka ndetse akeneye kwishima. Bahise rero basohoka maze bajya kwishima nyine kubera ko bari bakeneye kumuruhura mu mutwe. Iminsi yakurikiye rero Gina yakomeje kugenda asaba imbabazi Zack, dore ko yatekerezaga ko ahari atamubara yabikuye ku mutima, nyamara uyu musore yari umwana mwiza cyane, nawe kandi yari abizi neza yuko Gina yashutswe, yaramwumvaga cyane kuko nawe yumvaga ko byamubaho. Yaramubwiye ati humura, ni ukuri narakubabariye kandi rwose ndagukunda n'umutima wanjye wose, ni wowe mukobwa nigeze nkunda mu buzima, ntabwo rero rwose nari kukureka gutyo gusa. Sinzi impamvu numvaga umutima wanjye ukomeza kumpatiriza ko hari umunsi umwe nzongera kukubona. Hashize iminsi rero maze rwose Gina yongera kwisanga nyine noneho ameze neza, yasubiye ku kazi, n'ubundi nyine arongera asubira mu buzima busanzwe. Naho rero Amos we yaragiye nyine baramufunga, baje kumukatira imyaka myinshi rero kubera ko nta nubwo ari iki cyaha gusa yari yarakoze, yashinjwaga ibyaha byinshi cyane. Nyuma rero y'umwaka ibintu bimeze neza hagati ya Gina ndetse na Zack. Zack yasabye Gina ko nyine basohokana maze bakajya gusangira, ndetse rwose yamubwiye ko bibaye byiza Oheri nawe yaba ahari
dore ko yari inshuti y'inkoramutima ya Gina ndetse byasaga rwose n'aho ari umuvandimwe we. Bagiye rero gusangira ibyishimo byari byose, noneho Gina yari asigaye ameze neza, yari asigaye rwose yarongeye kujya ku murongo. Bari gufata amafunguro rero, Zack yarababwiye ati ariko hari ikintu rwose nifuza kubwira umukunzi wanjye. Bamuteze amatwi maze ahita abwira Gina ati Gina, ubundi niba hari umukobwa nigeze ntegereza igihe kinini ni wowe. Tekereza ko nagutegereje nkanagutegereza nzi neza yuko uri kumwe n'undi muntu. Ntakubeshya rwose, urukundo nagukunze sinzi ko hari undi muntu nazigera ndukunda kuri iyi si. Ndagukunda cyane ku buryo rwose nabashije no kugutegereza numva byanze bikunze uzongera ukangarukira. Birashoboka ko rwose iyo utaza kugaruka ahari nta wundi mukobwa nari kuzongera gukunda. Nshatse kuvuga ko nyine uri urukundo rw'ubuzima bwanjye, nta wagusimbura. Umwanya uri mu mutima wanjye ni uwawe gusa, nta wundi muntu nawutuzamo. Ndagukunda rero kandi nyine ndifuza ko urukundo rwacu noneho rwaba officiel. Yabivuze rero akura impeta mu mufuka maze ashyira ivi hasi, ahita abaza Gina ati mukunzi, wakwemera se kumbera umugore? Wakwemera ko noneho waba uwanjye akaramata? Gina rero mu marira menshi yahise amubwira ati ndabyemeye rwose. Aurélie yakomye mu mashyi maze arababwira ati ndabishimiye ni ukuri abantu banjye kandi nyine ndabifuriza kuzarambana. Yamwambitse impeta rero maze barahoberana, ibyishimo byari byose. Bahise rero nabyo batangira kubiserebura maze rwose bumvikana ko nyuma y'igihe gitoya bagomba kuzakora ubukwe, ndetse ubu bukwe bagomba kuzatumira inshuti zabo za hafi, cyane cyane ko nyine batari bafite imiryango minini. Aurélie we yahise ababaza ati none se ubundi nzaba marene cyangwa nzaba fille d'honneur? Naho rero Gina yahise amubwira ati nushaka uzabe byose kuko n'ubundi uri byose urabizi. Nyuma rero y'igihe gito cyane bakoze ubukwe maze nyine Gina ndetse na Zack batangira kwibanira mu mutuzo. Ku rundi ruhande rero baje gusanga nyine wa musore Amos yari afite ikibazo cyo mu mutwe. Baje kumujyana aho bavurira abantu bafite ibibazo byo mu mutwe kuko rwose baje gusanga nyine atari ameze neza, ariyo mpamvu yakoraga ibintu byose yakoraga. Kwa Zack rero ndetse na Gina ko rwose ibyishimo byari byose, dore ko nyuma y'ukwezi kumwe bibereye mu munyenga w'urukundo. Gina yabwiye Zack ati se urabizi neza ko ngufitiye surprise? Naho rero Zack ati ndifuza kuyimenya rwose. Gina rero yaramubwiye ati ubu ngubu njye nawe turitegura guhindura amazina, turitegura kuba ababyeyi, ugiye kuba papa nanjye ngiye kuba mama. Zack rero ibyishimo byaramurenze maze aterura Gina aramuzengurukana. Yaramubwiye ati ahubwo bibaye ngombwa nta nubwo wazongera kugenda hasi, uzajya ugenda nguhetse. Ubu ngubu nyine noneho ugiye waba umwamikazi. Urakoze rwose kuba umpinduriye izina nkaba ngiye kwitwa papa w'umuntu. Barahoberanye maze rwose ibyishimo birabarenga. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.